Ubutaha rero niwongera guteka igitoki uzagiteke nk'uku nguku, umva uzanshimira nyuma, uzagikunda pe, biroroshye kandi ntabwo bisaba ibintu byinshi. Reka mbikwereke rero urebe video yose hatagira ikigucika. Hello friends and family, mumeze mute? Ndabasuhuje mwese aho muri muce zitandukanye, nizere ko mumeze neza. Nanjye rero meze neza, ndashima Imana. Uwiteka aracyakomeje kubana natwe, Uwiteka aracyakomeje kuturinda. Ku bantu bashyashya rero hano kuri Rede TV Show, niba ari ubwa mbere uhageze cyangwa se niba ari ubwa mbere umbonye, ngewe nitwa Rede, nguhaye ikaze. Niba nawe uri umusangwa, nongeye kuguha ikaze, ariko by'umwihariko niba uri kureba iyi video warakoze na subscribe, ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima. Niba nawe rero uri kuyireba ariko utarakora subscribe, please ndagusabye uyikore kugira tujye tubana mu video menshi kandi meza agiye atandukanye. Uyu munsi rero nagarutse mu gikoni, tugiye guteka. Uyu munsi ngiye kubereka ukuntu njya nteka igitoki. Nari ngiye kugiteka ndavuga ngo why not, rero ntabasharinga namwe mukareba ukuntu njya nteka igitoki. Iki gitoki rero ngiye guteka ushobora kugiteka mu buryo bubiri. Niba uri umuntu ukunda ifiriti y'igitoki cyangwa se udakunda ifiriti y'igitoki, ukunda igitoki kibijije, iyi nteko wayiteka. Ndaza kubereka ukuntu wabigenza, wakoresha igitoki cy'ifiriti, wakoresha n'igitoki kibijije gusa. Iyi nteko wayiteka kandi rwose nuteka igitoki nk'uku nguku bisaba ibintu bikeya bitari byinshi kandi byoroheje, buri wese yabona. Niba rero uri umuntu ukunda igitoki cyangwa se niyo waba utagikunda, uzakigerageze ugiteke nk'uko ngiye kubibereka. Ndabizi neza yuko rwose umva uzagikunda. Niba uri mushyashya rero hano kuri Rede TV Show, nyuzaho amavideo menshi kandi meza agiye atandukanye, aho mbereka uko wateka inteko zitandukanye zo mu bihugu bitandukanye, nkacishaho n'amavideo y'amavlogs, amastories n'ibindi bigiye bitandukanye byo mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Ikindi muri iyi minsi ndi gushyiraho video 3 mu cyumweru saa 5 zuzuye. Video ibigezeho ku wa mbere, kwa gatatu no kwa gatanu, ariko mu minsi iri imbere nshaka kujya mbaha video 5 mu cyumweru, video buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Niba rero utarakoze subscribe, please wibuke gukora subscribe kugira video yose na uploadinze ujye ubona notification. Ndangije rero gushyiramo umunyu, ndi kugisimbiza kugira ngo nyine umunyu ubashe gukwira ahantu hose. Nk'uko nabibabwiye nyine, iyi recipe ngiye kubereka, ibitoki mbishyize mu mavuta, ariko iyi recipe wayitegura nyine waba ushaka ibitoki by'ifiriti cyangwa se ibitoki bibijije, byaterwa n'icyo ukunda cyangwa se ushaka. Ndaza byose nyine kubibereka. Ushobora guteka iyi recipe ukoresheje ibitoki by'ifiriti nk'uko muri kubona ndi kubigenza, ariko ushobora no guteka iyi recipe ukoresheje ibitoki bibijije utatetse ifiriti. Byaterwa rero n'amahitamo yawe cyangwa se ibyo ukunda cyangwa se ibyo ushaka. Igitoki rero gitetse uko nguko ngiye kubereka, umva kiraryoha cyane kandi muraza kubona ukuntu nyine byoroshye kugitegura. Ni nk'ako kanya, ntago bisaba nyine umwanya munini, ikindi nta nubwo bigusaba ibintu byinshi, kandi ukabona ni agatoki gasa neza, no kukareba ubwabyo uhita ukigirira peti. Ikindi umva kiba gifite icyanga pe. Mu gihe rero ibitoki bya kabiri nshyize mu mavuta ntegereje ko bishya, reka mbe ntegura ibindi. Ahubwo se nshuti, ubu ugeze aha ngaha wakoze like na subscribe koko? Umva yikore kuko ndabizi neza yuko iki gitoki nyine uraza kugikunda. Noneho uzagikunda cyane nugiteka iwawe mu rugo, nibwo uzumva ukuntu nyine nakubwiraga ko kino gitoki uraza kugikunda. Kora subscribe rero kugira video yose na uploadinze ujye uyibona, kuko iyo utakoze subscribe hari ubwo nshyiraho video ntube wayibona. Kandi kuri Rede TV Show tuva mu bwiza nyine tujya mu bundi. Ifiriti ya kabiri rero y'igitoki irasa nk'iyenda gushya. Nshuti, niba warangije gukora subscribe rero reka dukomeze, sibyo? Jya mu bandi ntaba ari weho usigara.
ubu ngubu ndi gukora edit y'iyi video tumaje kugira 37,000 by'aba subscribers. Rero nawe rwose ntaba ari weho usigara, ngwino tugendane, jya mu bandi. Murabona ko rero nahise nkurikizaho kurapa karoti. Ukoresha karoti nyine zihagije ariko ugendeye wenda ku biro by'ibitoki ugiye guteka. Ngewe ibi ngibi ntetse ni ibitoki ibiro 3. Urumva nawe karoti ugomba gukora ugendeye bitewe n'ingano y'igitoki ugiye guteka. Nahise nkurikizaho rero ku gusya tungurusumu. Kano kantu rero ndagakunda, gasya tungurusumu neza. Mbere nakoreshaga lape kuri tungurusumu ariko aho nguriye akangaka umva kankorera umuti cyane. Ubwo rero nahise nshyira isafuriya ku muriro, nshyiramo amavuta. Murabonye ko rwose ntabwo ari menshi bitewe n'uko nyine n'igitoki nagitetse mu mavuta, niyo mpamvu nakoresheje amavuta menshi. Manjijemo rero tungurusumu, ariko tungurusumu si ukuvuga ngo ni ibyo ntetse byose nyibanza mu mavuta, ahubwo biterwa n'ubwoko bw'iyo nteko. Impamvu rero tungurusumu nyibanjije mu mavuta ahangaha nuko ntabwo nshaka ko iraza kuba igifite ububisi, nshaka kuyibanza mu mavuta igashya neza bitewe n'uko ibindi byose ngiye gukurikizaho ntabwo ndi bubihishe cyane. Ibi rero nkurikijeho ni igitunguru na puwaro. Reka mbe rero noneho ngabanyije ku magambo mbe mbashyiriyemo n'akaziki. Volume niyo nyigabanye cyangwa se nyongere. Noneho rero ngiye gushyiramo seleri, ngiye kwita nshyiramo n'umunyu nk'uko nabibabwiye nyine. Izi karoti narabye ntabwo nshaka yuko ziraza kuba zahiye cyane cyane. Nk'uko nabivuze rero ukomeze urebe video yose wowe kugira ngo nyine ataza kugira akantu na kamwe kagucika, sibyo? Ikindi rero muri comment, niba hari inteko runaka utazi uko bayiteka ujye ubimbwira muri comment nzayibatekere, kuko you guys nyine ni mwebwe nkorera, ni mwebwe ba boss banjye ubundi. Kandi wenda usibye n'amaresipe yo guteka n'ubundi bwoko bw'andi mavideo mwifuza yuko najya mbakorera, ujye umbwira, ujye unyandikira nyine muri comment, umbwire nk'igitekerezo cya video wifuza yuko nazabakoreraho, ndebe niba ari zo mu bwoko wenda njya nkoraho, nta kibazo rwose nzajya nyibakorera. Ibirungo by'amafu byo rero ntabwo ndakoresha byinshi, ni akamagi kamwe, papirika na koriyanda. Ariko ibijyanye n'ibirungo ni ukuvuga ngo utabifite, utabikunda cyangwa se utabishaka nta kibazo rwose wabyihorera. Ubifite ubikunda wabishyiramo, ariko utanabishaka cyangwa utabikunda nyine byo wabyihorera nta kibazo. Noneho rero ngiye gushyiramo amazi ariko dukeya kuko ntabwo ari isosi ngiye gukora, ni ukugira ngo nyine bibashe korohamo na bya birungo kizemo bibashe gukora neza. Urabona ko nta nubwo wamenya yuko nigeze nshyiramo amazi, ushyiramo nyine utuzi dukeya two kugira ngo bibashe kwivanga neza n'ibirungo ushyizemo bikoremo neza, ariko udakoze isosi. Ya mafiriti yanjye rero nyise nyashyira muri bya birungo. Igikurikiyeho rero ngiye kubisimbiza, ndacishamo n'akamamiyo mvange kugira ngo buri gitoki cyose kibashe kugeraho izi mboga n'ibirungo natetse. Aha rero niho nakubwiye ko ushobora guteka iki gitoki mu buryo bubiri. Ngewe nkoresheje ifiriti y'igitoki, ariko wewe udashaka gukoresha ifiriti wakoresha ibitoki bibijije. Uko wabigenza rero, wabiza igitoki nk'ibisanzwe n'umunyu, ariko byaba byiza cyane mu gihe wabijije igitoki ukibizanyije n'agapuwaro, sibyo? Udutunguru nyine tw'amababi ukadukatira mu gitoki bikabirana, byashya ukabiminina bigasigara nyine ari byonyine nta mazi arimo. Noneho nk'uku nguku utsutsemo ibitoki by'ifiriti, nawe urangije guteka imboga zawe neza, cya gitoki wabizanyije na puwaro
ukagisukamo ubundi ugasimbiza ugacishamo akamamiyo bukeya kugira ngo wenda kubera kibijije kitaza kuba cyashwanyagurika cyane n'ibyo ngibyo, kandi rwose ukarya igitoki cyiza kandi rwose ukagikunda kiba gifite icyanga pe. Ubutaha rero niwongera guteka igitoki uzagerageze ugiteke nk'uko nabikweretse, umva nyizera pe iki gitoki simbizi, iki gitoki kiba gifite icyanga nta kabuza rwose uzagikunda. Ujye ugenda uhindura nyine uko ugiteka bituma utakirambirwa bitewe n'uko ubona wenda ari inteko imwe ugasanga iyo utagitetse imvange irimo ibishyimbo uba wagishyizemo ubunyobwa, n'iyo ugitetse n'uko nguko nyine ubona yuko wagihinduye kandi rwose ukagikunda n'abo wagitekeye bakagikunda. Ikindi abantu benshi bamenyereye ko nyine amafunguro aba asa neza ari amafunguro nyine aba asa umutuku bitewe n'uko uba washyizemo inyanya cyangwa se washyizemo amasosi tomate, ariko wapi bisaba nyine uhindure n'ibara ry'ibyo uba watetse. Urabona nk'aka gatoki nta nyanya nta na rumwe nta sosi tomate nashyizemo, ariko urabona ko rwose karasa neza no kukareba ubwabyo rwose biteye apeti. Gusa wenda ukunda inyanya ushobora kuzishyiramo ariko nabwo nta mpamvu, urumva inyanya uba wagiye uziteka mu bintu byinshi bitandukanye, biba byiza nyine kunahindura ntuhore ubona amafunguro y'umutuku imbere yawe, ugahindura nyine n'utundi tuntu n'amabara atandukanye nyine bituma nyine urushaho kumva ugize apeti y'ikintu, sibyo? Mwakoze kubana nanjye rero muri iyi video y'uyu munsi, Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza, tuzasubire muri video itaha, ariko please niba utarakora subscribe ntugende udakoze subscribe kugira video wese na uploadinze ujye uyibona. Ciao ciao.